hari impinduka nyinshi zabaye haba mu gutwara abagenzi mu buryo bwa rusange muri bisi. Ubu ngubu ahangaha turi muri bisi itegereje abagenzi, mu gihe mbere ari abagenzi bategerezaga imodoka. Ese byatewe n'iki? Byatewe n'uburyo bushyashya guverinoma y'u Rwanda yashyizeho bwatangiye tariki ya mbere y'uku kwezi kugeza uyu munsi, hakaba hashize iminsi 10 ubwo buryo butangiye. Twagiye muri gare rero kugira ngo tumenye ibitekerezo by'abaturage batega bisi mu buryo bwa buri munsi. Ese impinduka babonye ni izihe? Turagira ngo noneho muze kubana natwe, tugiye gutangira kuganira nabo, mwumve ibitekerezo byabo ndetse n'impinduka uko bazakiriye. Impinduka zahindutse nuko dusigaye tugenda twisanzuye. Twarazaga hano dupakira bagapakira mbese no guhagarara umuntu akabura nahagarara, ugasanga hamwe na bamwe nk'abahetse nk'abana, ugasanga abana babigenderamo kubera kutabona ahagarara, kubera nta bwinyagamburiro. Ariko ubu ngubu abantu turashimira leta yize kuri iki gikorwa ikatuvuganira nk'abaturage. Turabashimira n'ukuri, baradukoreye, baratuvuganiye. Turabashimira mu byo badukoreye, turabashimira, Imana izabaha umugisha. Kubera ko mu kugenda natwe byaratubangamiraga, tukagenda duhagaze dufite ubucucike, abafite abantu ugasanga nta guhagarara. Natwe mu kugenda aho tugiye kugenda mu kazi tugakererwa, ukaba wanagerayo bakakwirukana na ka kazi ntugakore kandi wateze, ugasanga harimo ikibazo kinini cyane. Ariko barakoze kutuvuganira, turabashimiye. Ubu ngubu uteze ugiye he? Ngiye Kabuga. Nturutse Masizi muri Bumbogo. Ubona ari izihe nyungu zo kuba wagera hano muri gare ukagenda wicaye? Ni byiza cyane kugenda. Twagendaga duhagaze tutabona n'ahantu duhagarara. Ubundi ikirenge aho iyo imodoka yatsimburaga nibwo wabonaga ikirenge gihagarara, nibwo wabonaga ukuntu uhagarara. Iyo yatsimburaga nibwo baratubwiraga ati nitsimbura murabona uko muhagarara. Atubwo nibwo ikirenge kirubonaho gihagarara, kubera ko twarahagararaga ukitendeka umwe akitendeka ku wundi. Akaba tubwo ni imodoka nihaguruka nibwo muri buboneho ikirenge gihagarara. Kwa kundi igenda iducugusa rero akaba ari bwubona uko uhagarara. Ariko ubu ngubu turashimira leta n'ukuri yatuvuganiye. Ubu dusigaye tugenda dutekanye, nta mubyigano, dusigaye tugenda tumeze neza. Cyahindutse nuko nta mubyigano gihari, dusigaye tugenda neza kandi nta gukererwa mu nzira. Imodoka zisigaye rwose zigendera ku gihe, kuko ubu ngubu dusigaye dutegereza iminota 10. Mu minota 10 umuntu akaba aragiye, ugasanga ibyo bintu biratworohereza muri gahunda z'urugendo rwacu. Mbere byaradukererezaga bikadutinza mu nzira, cyangwa bigatuma dutega amamoto dukoresheje amafaranga menshi. Ariko ubu ngubu ibintu byagiye mu mucyo. Turutse Umusave mukoresheje nk'iminota ingahe kugira ngo mujye hano Kimironko? Ni iminota mikenya. Ikintu wenda kigize nta kambutiyaje kabaye, ariko ibintu byabaye sawa cyane. Aha ngaho tubwire rero impinduka wabonye muri transport zagutunguye ni izihe? Impinduka nuko iminota iyo yibaye myinshi ntabwo iba 15 bisi igihagaze, wowe uri mu modoka myinshi ni 15, ubundi mugahita mugenda. Ntabwo bategereza ngo bisi yuzura, yibaye myinshi ni 15. Ukurikije uko wategaga mbere ukagera muri gare, mbere byabaga bimeze bite? Mbere byabaga ari danje. Hari igihe washoboraga no kumara nk'isaha cyangwa iminota 30 irenga, ariko ubu ngubu ntabwo umara iminota 15 muri bisi. Ubu se ubona umurongo noneho ku mirongo biba bimeze bite? Muracyagira imirongo myinshi, bimeze bite? Nta mirongo myinshi tugira. Ni iki rero wabwira ubuyobozi n'umuntu wabonye impinduka muri transport? Ubuyobozi icyo nababwira bwarakoze cyane, kuko byaratworohereje mu ngendo dukora, mu kazi dukora. Ntabwo umuntu agikererwa nk'uko yakererwaga mbere. Nk'uko mubibona rero tuvuye kugura amakarita kugira ngo dutege bisi, turebe tujyane n'abagenzi uko bagenda muri bisi. Turaza kubibagezaho n'izo mpinduka zagiye ziba. Muragira ngo murabona ko aya makarita ari mashyashya. Turagira ngo turebe koko niba izi mpinduka zikora, n'uburyo abagenzi bagenda batuje mu modoka, n'uburyo umutekano wiyongereye. Ibintu byose byagiye biba muri izi bisi cyangwa se muri iyi minsi 10 ishize, ikintu cyose cyagiye gihinduka. Ndagira ngo mubare natwe muze kubyirebera. Tugiye kwinjira muri bisi iva hano muri gare ya Kimironko twerekeza muri gare ya twerekeza i Nyanza. Ni muri bisi ni linye ya Nyanza Kimironko Nyanza.
ndagira ngo rero muze kubana natwe murebe uburyo abagenzi bagenda batekanye, inkuru mbarirano burya ngo iratuba. Ubundi ahangaha urabona hari youth volunteer agiye kutuyobora. Bose imodoka ijya i Nyanza ni yihe? Nyanza ni kuri umurongo. Izi ngizi z'ubururu? Ngira ngo wabibonye noneho ko bisi twamaze kuzibona. Hano hari abayutu bayobora abagenzi baratuyoboye. Reka tugende turebe uko muri bisi bimeze. Ubundi unarebye urabona ko hanze nta mirongo igihari y'abantu bategereje bisi. Muri aya masaha ubundi yabaga ari amasaha yo kujya ku kazi, abantu ari benshi, abantu bakwiye mu bice byose, ubona imirongo ari miremire, ariko umuntu yinjira muri bisi iminota 10 ikaba iragiye irahagurutse. Reka tugende rero tugere muri bisi ijya i Nyanza. Rero iyi niyo bisi ya Nyanza. Ubu urabona ko ngiye gutega kuri ya makarita twaguze. Amafaranga yanjye 612 ndagenda mu rugendo ufite umutekano. Reka twicare turebe ko iyi minota 10 mu minota 10 ubu ni saa 3:21 ubwo bisi itegerejwe gutangira kugenda saa 3:32. ubwo tugiye gutegereza turebe ko iyi minota iri buze kurangira bisi igahaguruka. Iyo mugeze hano muri bisi mutegereza igihe kingana iki? Ubu ngubu dusigaye dutegereza iminota mikeya cyane, ni iminota 10, ariko ndabona bayongereye. Ubonye iminota yiyongereye se? Mbonye hariya ku cyapa byanditseho dutegereza iminota. Icyapa ukibonye he? Hari imbere ya bisi. Imbere ya bisi byanditseho? Mbonye babyanditseho, ariko ubundi ni iminota 10. Iminota 10 igeze bisi ihaguruka. Ntabwo utegereza ko yuzura nka mbere. Mbere yaratindaga cyane, ariko ubu ngubu uza gahunda yawe ari akazi rwose, dusigaye tuzinduka. Iminota 10 rero bisi yagiye, ubona ko iminota yuzuye iragiye. None se iyo iminota wenda ubona irenze, ufite uburenganzira bwo kuba amafaranga yawe wayisubiza bigenda bite? Ufite uburenganzira bwo kuba wahaguruka wihuta ugiye gutega nka moto, uragenda ugakozaho ikarita ikakugarurira, ugakomeza ukigendera, iragaruza. Niyo ugeze mu nzira ugiye kuvamo nabwira kugarurira. Uburenganzira burahari. Uburenganzira bwo muri mugenzi wese afite uburenganzira bwo kugaruza avuye muri bisi, keretse abagera muri gare, ariko umuntu wese uviriyemo mu nzira aragaruza. Ubundi umaze imyaka ingahe utega bisi? Ufite inararibonye? Imyaka 2. Imyaka 2? Aha, muri iyo myaka 2 rero hari ibintu byabaye. Nk'ubu ngubu niba musigaye mutega imyaka 10, iminota 10 mukaba muragiye. Mbere gahunda itangiye ejo bundi tariki ya mbere uko byatangiye. Mbere byagendaga gute? Mbere byari bigoye cyane, kenshi twategaga moto, kuko iyo twicaraga muri iyi bisi ijya Kicukiro n'ahandi ko Kicukiro nayo yatindaga cyane, ijya i Nyanza, twategerezaga nk'amasaha 2. Warambirwa ukavamo ugatega moto, cyangwa ukavamo ukajya kureba i Remera ko wenda haba harimo abagenzi ugategerayo ubaye udafite ya moto. Ariko mbere byari bigoye cyane, ariko kuko twarakererwaga kenshi mu kazi. Nk'ubu iyo njye ntagira akazi saa 4:30, ariko saa 9 nabaga ndi hano Kimironko. Saa 9:30 kugira ngo ntaza gukererwa. Urumva nimba utegereje amasaha 2 za saa zishaka kugufata utaragera. Ntabwo amasaha 2 mutegereje? Yego. Ubwo se wa mugani ni nk'izihe ngaruka byabagiragaho wenda mu buzima busanzwe? Igihe washoboraga no kuza no muri ayo masaha 2 ikarangira imodoka utayibonye, ubwo byagendaga bite? Urumva ingaruka zari zihari cyane, kuko nimba umushahara ukorera ufashemo ugatega moto iva hano ijya i Nyanza ni 2 ni 5. Iyo uje rero ugasanga bisi idahari ugategesha icyo 5, urumva uba ugiye mu gihombo gikomeye, kuko urumva bitewe n'umushahara umugenzi umukozi abakorera tubara n'amatike. Iyo ushyizemo moto rero biragorana, byaratuvunaga cyane, kuko urumva amafaranga yashiraga mu matike ugasanga nta kintu usaguye. Ariko ubu ngubu rwose byaroroshye cyane. Ubu byabaye buryohe. Ndabona imodoka ihagurutse, yahagurutse 28. Natekereza ko isi iri buze guhaguruka 32, ariko bisa naho ninjiyemo hari iminota mikeya yari imaze kuza aho mwinjiye. Ariko ndabona iminota rwose imodoka igendeye kure. Hari akantu wari uvuze ngo amafaranga nyine ukuntu wategeshaga 5,
hari n'umugenzi twigeze kuganira nuko ni umumotari arambwira ngo hari umuntu yigeze gutwara noneho ageze mu nzira aramubwira ati amafaranga ndakwishyura angahe umumotari aramuca 800 uciye 800 umugenzi aramubwira ati rero ati mbabarira ndaguha 500 kuko waba wishe forumire none mwebwe iyo mwabaga mwishe forumire yo gutega byagendaga gute? Kenshi njyewe hari igihe nazaga nabona bisi idahari kandi mfite amafaranga ku ikarita make ya bisi nkamanuka n'amaguru ukagera he buri iki hariya nkorera hariya hafi na Mount Kenya. Nkorera hafi ya Mount Kenya utaragera Nyanza. Nitwa Harerimana Isa, abandi umushoferi utwara bisi y'Utongo. Mbere na mbere izo mpinduka zabaye nziza ku bagenzi, kuko ibyo byose byarakorwaga ari uburyo bwo gushaka amafaranga yinjira muri kampani umuntu akorera. Ariko ubu ngubu ayo mafaranga n'ubundi araboneka kandi abagenzi bakishimira ko bagendera ku gihe, kuko imodoka ntabwo itinda muri gare, abagezemo bose imodoka irabatwara, usigaye nawe indi modoka ikaba irahageze nawe ikamutwara. Bivuga ngo abagenzi babonye ibisubizo. Abagenzi tugerageza ko dushoboye kose turabatwara kandi barabyishimira. Barabyishimira. Ukurikije se uko mwabatwaraga mbere n'ubu ngubu uko mubatwara bimeze biti? Kuko barishimye kubera ko tubatwarira ku gihe. Mubatwarira ku gihe. Imodoka imara igihe kingana iki muri gare? Itinze ni minota 10. Itinze ni minota 10? Minota 10 bagera 10 na 15. Ukuvuga ngo yatinze igeza kuri 15. Aha. Hanyuma rero nkamwe mwebwe abashoferi ibyo bintu kuba mugera muri gare mutayoboye ngo murategereza amasaha 2 nkuko mwabikoraga mbere kugira ngo bisi banze yuzure, mwebwe mubona ari kintu bafasha? Cyo bidufasha biradufasha ibintu byinshi, ubwo icyambere bituma tutahangana n'abagenzi. Abagenzi ko bajyaga badutuka kabakerereje tutakoze n'ikibazo. Abagenzi babyakiriye neza cyane. Mwebwe nk'abashoferi se muri izi mpinduka nta kintu zabafashijeho? Natwe byaradufashije cyane, usibye ko hajemo n'imbogamizi z'uburyo bwo kuruhuka. Uburyo bwo kuruhuka bwaje bugoranye, n'ubundi mbere twarukaga iminsi 2 no biracyari 2 kandi dukora umwanya munini cyane. Uburyo bw'ikiruhuko bwagakwiye kongererwa ku mushoferi. Umushoferi aracyafite imbogamizi z'ikiruhuko. Ikindi cyagakwiye gutekerezwa n'uburyo bwo gutekereza aho umushoferi ataba bakamuha linya akurikije ataha. Nabyo byaba byiza kurushaho, kuko abenshi tubiri kutugora gutaha no kuza mu kazi. Nkaho utaha he? Nanjye naha Kamonyi. Ubwo wumva baguhaye ijya hehe kugira ngo korohereze? Giye buri gera nka Nyabugogo kanaparika hafi aho ngo byajya binyura ugiye soje akazi nkabasha gutega, n'igihe nje mu kazi nkabasha gutega nanjye nkasubira mu rugo. Ubu ngubu uri gukorera muri linya yihe? Uri gukorera linya ya Kimironko usubira Musave Zindiro. Yego. Kuba umuntu niba ari bukore iyo minsi 2 akaruhuka, niba ari 3 akabona umwanya wo kuruhuka, nabyo birakorwa, ariko yenda ntago mba mvuga ngo ni 100% ko urabona niba imodoka ihagarara iminota yenda 20 gusa ikaba ariyo myinshi ikabiragiye kuva mu gitondo kugera ninjoro, bijya kugera ninjoro umushoferi yananiwe. Ubwo rero habayeho uburyo bwo kuruhuka niba ari iminsi 3, kuko urumva umushoferi arazinduka akongera akanataha bwije, ugakora ari no stop nta guhagarara. Yenda ibyo nabyo byazadufasha kuba umuntu akora akaruhuka atagize imvune cyane, kuko iyo ugize imvune cyane no kuruhuka ntago biza neza. Ikintu cyakorwa hagakwiye gukorwa timetable iri original, pana uba umushoferi ngarakora gutya agakorwa timetable, kandi hakagira umuntu yireba akikurikizwa, kavuga ati umushoferi aratangira izi saha arangiza izi saha. Ikindi hagakwiye kongerwamo abashoferi tukaba benshi. Uburyo bw'imikorere natwe bukatworohereza, ntagire umushoferi ugira imvune ahura nazo. Twe turacyahura n'imvune z'uko iminsi ni myinshi cyane dukora. Nibura umushoferi hagakwiye gukora iminsi 2 akajya kuruhuka. Ubu musigaye mukora iminsi 4? Mukaruhuka iminsi 2. Ubwo
ariko iyo minsi ine nabwo umuntu aba yakoze cyane utangiye akazi ubyutse mu rugo saa 9 n'igice ugataha saa 6 z'ijoro ukaba ari kugera mu rugo urumva no kuryama biragoranye. Hagakwiye kubaho ikintu cyo gutekereza umushoferi uburyo bwo kuruhuka, akora gute, aruhuka gute, ibyo n'ibyo byagakwiye kuba birebwaho cyane, nk'uko dutekereza ko umugenzi tumutwara igihe tugasoza akazi ari uko tubona ko muri gare nta bagenzi barimo. Amazina yanjye nitwa Sam Murenzi, ndi fleet coordinator hano muri gare ya Kimironko. So ndi umukozi wa Ecofleet Solutions, ni kampani ya leta ishinzwe gutwara abantu muri rusange mu mujyi wa Kigali. So murakoze, iyi mpinduka yatangiye ku itariki ya mbere kwa 12/2025, ariko official launch yabaye ku itariki 2. So ni impinduka nziza, abaturage barazishimiye kuko zari ibyo byakemuye byinshi. Ubu imodoka zigendera ku murongo ku gihe, buri minota 10 imodoka irahaguruka. Kugira ngo mwayibonyeho mwagiye muca mu mamodoka, abaturage babahaye interview, nta modoka irenze iminota 10 ihagaze muri gare, yaba ifitemo abantu yaba itabifitemo. Haba harimo umwe, hari mwabonye imodoka zagiye zisohoka zifite abantu babiri, kuko twebwe icyo dushaka no kugira ngo abaturage bagire gute, bareke gutina muri gare. Ya mirongo mwaciyemo ahantu hose nta mirongo mwigeze mubona mwiyabagaho mbere. Habaga imirongo yo gutegereza, abaturage bakamara igihe kinini, imvura ikaba yagwa ikabanyagira ku mirongo. No, ibyo ntabwo ari ibyo dushaka gukemura. Bivuze ngo twebwe buri minota 10 imodoka iragenda ihagurutse muri gare. Mu byapa harimo iki? Harimo abandi bantu, abibonye igende ituhereze abanyarwanda serivisi. Nkuko babibabwiraga, baratindaga bakinubira iki, dufite umutwe n'umubare mwinshi w'abanyarwanda barategaga amamoto kubera ikibazo cy'amabisi gutina mu magare. So icyo umubare abaturage biyongereye, turimo turakoresha igihe cyacu neza, kandi babikubwiye n'ahantu bigeza kubwira ko tubabahe serivisi. Ahubwo abaturage barimo barabyishimira, natwe twirwana nabo buri munsi, baravuga ati mukomerezaho, harakabaho leta y'u Rwanda.